Namakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira turikiri mu makuru ajyanye no kwibuka. Reka tubabwire ko itorero rya ADEPR ryibutse ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abayoboke b'iri torero bakaba bahamagariwe guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse bakarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Ubwo itorero ADEPR ryibukaga ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi, abayoboke baryo babanje gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu rwego rwo kunamira no guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bamwe mu bayoboke ba ADEPR bavuze ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bituma barushaho kumva ko bafite inshingano ikomeye yo gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Betty Nyiramukiza ni umuyobozi muri ADEPR Paruwasi ya Remera, naho Pasiteri Rurangwa Valentin umushumba wa ADEPR ururembo rwa Kigali. Kubyibuka rero ni ngombwa, bivuze ko tugomba kubyibuka tugasigasira ubumwe, kubana neza no kutibagirwa abacu, kuko ntabwo twakwibagirwa amateka yacu. Umwanzuro dufata nk'uwo igihugu cyafashe, umwanzuro dufata nuko ibyabaye bidakwiriye kuzongera kuba ukundi, haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu bayoboke ba ADEPR warokotse Jenoside, yagaragaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe kuva kera, kuko ngo nubwo yari muto hari ibimenyetso yabonaga birimo nko kuba ku ishuri. Barigeze kumutuma ku babyeyi be ngo bamubwire ubwoko bwe. Mu kiganiro cyatanzwe n'umunyamabanga mukuru wa Rariga Ngendahimana Radisirasi cyagarutse ku mahitamo y'u Rwanda yo kuba umwe, yagaragaje ko hari bamwe mu bayoboke ba ADEPR barimo n'abari abashumba bakuru bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse na n'ubu bamwe muri bo bakaba bakomeje gukwiza ingengabitekerezo ya Jenoside aho bari mu mahanga. Yasabye itorero ADEPR muri iki gihe gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda kandi bakarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR Pasiteri Zayinda Yizeye nawe yahamagariye abayoboke b'iri torero gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda kandi bagaharanira ko Jenoside itakongera kuba ukundi. Mu bikorwa byo kwibuka bikorwa rero harimo no gusura inzibutso, hakaba ibiganiro, hakabamo kunamira Abatutsi bishwe muri Jenoside bavukiye muri izo nzibutso, hakabamo noneho no kuremera abarokotse Jenoside batishoboye. Ariko ikintu gikomeye ni ibiganiro dukora, harimo ubuhamya, harimo n'inyigisho mu rugendo rwo kubaka ubumwe bwo gukumira no kurinda ikintu cyose cyakongera kuzana ingengabitekerezo ya Jenoside. Ngira ngo n'uyu munsi mwabonye ko mu bantu twazanye harimo n'abana bato n'urubyiruko, nuko tubona igihugu cyacu nk'u Rwanda gifite abantu benshi b'urubyiruko bakiri bato, bamwe banavutse nyuma ya Jenoside, ariko ukabona hariho n'uburyo butandukanye abapfobya Jenoside abayihakana bakoresha kugira ngo babibe imbuto itari mu rubyiruko. Niho twabonye ari na byiza ko mu bikorwa nk'ibi tuzana mu rubyiruko. Itorero ADEPR ryanaremeye bamwe mu bayoboke baryo barokotse Jenoside, aba ngo bakaba baranagize ubutwari bwo kwiyubakamo icyizere ntibaheranwe n'agahinda. Daniel Hakizimana, Flash TV.